kongera kuboneka hano kuri uyu musozi tuzanywe no kuvuga Yesu, tuzanywe no kuvuga Imana, tuzanywe no kuvuga ubutumwa bwiza. Amen, amen. Abantu bari ku buhanga by'ibyuma mushaka iyo ni mikrofone ivuga neza, muyikuremo amajwi asaraye, tuvuge Yesu. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Abakiri hano haleluya. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Abari hano haleluya. Amen. Ndimo kwiyumvira muri base ubone sanzwe mfite base myiyizeho. Shaka uburyo ugabanya amakabaze ukuzamure ubuto bityo Uwiteka arushe guhabwa icyubahiro. Yego. Haleluya. Yego. Yego. Ushatse kurenzaho gatoya. Twongere ngo amina. Amen. Abakiri hano haleluya. Amen. Reka dukomeze. Abaririmbye badufashije cyane batujyana mu mavuta. Batwegereje ubwiza bw'Imana. Haleluya. Igihe uriya mugabo yari arwaye Barutolomayo, abonye Yesu ibibazo byaratungana. Haleluya. Nawe urafite byinshi biguhangayikishije, wifurije kubona Yesu. Kuri aya manywa wifurije kubona Yesu, Imana itindane nawe cyane kandi kugirire neza. Reka nongere niyibutsa abantu yenda tudaherukanye, harimo n'abamwe banyibagiwe amazina nitwa Labani Bizimungu. Ngabandi umushumba muri Zion Temple, Rugerero ya kabiri, natwe dukunda Imana. Ndatekereza ko abasore bacu n'abakobwa mwababonye, ari abakristo bake twageranye hano. Imana ibahe umugisha, kandi tubona no gushimira mushumba wa hano na komite mwese mufatanije umurimo hano kuduha ikaze mukaduhereza karibu, mukaduha agatute kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Muri rusange dushimiye itorero ryose, kandi nanezerewe cyane kubona Zion Temple abantu baturutse Buraserinja Nyumba, ariko ntabwo ndahagera, ariko nzahagera. Ku Kivumu hone narahageze kuri mugabo. Imana ishimwe cyane. Hano ho hamaze kuba mu rugo, nubwo yene bene bitarasobanuka, ariko amaherezo abaramye ba hano namye muzagera mu rugerero. Abazahagera mwikirize ngo amen. Amen. Abazahagera twongere ngo amina. Amen. Ndagira ngo rero ndidutindane, reka turebe ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu tumwa bwiswe bwanditswe na Luka. Tumwa bwiswe bwanditswe na Luka, hano mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wacu wa 5. Bafite Bibiliya tugendane. Ubutumwa bwiswe bwanditswe na Luka mu gice cya mbere, turahera kuri umurongo wa 5. Bahageze dusome mu izina rya Yesu. Ku ngoma ya Herode mwami Yudaya, hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya. Warafite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Ivuga ngo Elizabeth. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose. Ari inyangamugayo. Vuga ngo bari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yaragikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we wari utahiwe n'igihe,
ubufindo buramufata nguko umugenzi w'abatambyi wari uri ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu rubanda rwasengeraga hanze, maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byarumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwita Yohana. Azakubura umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuza umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina, akira neza ijambo ry'Imana. Dukomeze no mu gitabo cya Yosuwa mu gice cya mbere. Igitabo cya Yosuwa mu gice cya mbere turasoma ku murongo wa 3, dusimbukire ku murongo wa 6 tugeze ku 9. 3 yaratubwiye ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nguko nabwiye Mose. 6, komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahereye ko nzaha abasokuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzateshuke ukeye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ndororere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose, akira ijambo ry'Imana. Abo turi kumwe haleluya. Abo turi hamwe haleluya. Abo turi hamwe haleluya. Indego dufitemo uyu mwaka muri Zion Temple ni ukurenga imbibi. Kurenga iki? Ni ukurenga imbibi. Bishavuga ngo ni ukugera ku birenze ibyo twasengeje, ni ukugera ku birenze ibyo twabwiye Imana. Yasashimwe cyane. Kuri iki cyumweru rero nkaba ngira ngo ngira akandi kantu nongeramo ku ntego y'iki cyumweru. Yatubwiye ngo renganisa ikirenge cyawe neza, uhagarare aho mu masezerano. Nongera nsubiremo, renganisa ikirenge cyawe neza, uhagarare aho mu masezerano Imana yakubwiye. Kongere ngo amen. Kongere ngo amen. Kongere ngo amen. Bishaka kuvuga ngo kuringaniza neza ikirenge cyawe ugakandagira aho Imana yakubwiye, cyangwa se ugakandagira mu masezerano Imana yakubwiye. Nebe ndobye igiciro cyane. Buriya nta kintu kiba cyiza wongera ngo Imana ikubwire ikintu, nimara kukikubwira nyuma izagikore, ubona uragifite, ubona ugihagazemo. Buriya nta kintu kiba cyiza cyane ngo gusohorezwa amasezerano. Amen. Amen. Uyu Yosuwa dusomye mu ijambo ry'Imana ni umwe mu bapasitori cyangwa se n'umwe mu bashumba Imana yakoresheje. Yasashimwe cyane. Imana itangira gutanga amasezerano yahereye kuri Aburahamu
ng'umushumba cyangwa se ng'umunyamasezerano mwetanyura mu gice cya 12 aho Imana yagurukije Aburahamu iwabo imuvana iwabo muri gakondo y'iwabo namubwira ngo va hano werekeze mu gihugu nzakubwira kandi nanjye nzaguha umugisha. Haleluya. Yamubwiye ibintu birindwi ndashaka kurondora muri uyu mwanya. Cyakora yamubwiye kizamuha umugisha kizogeza izina rye. Haleluya. kandi ko urubyaro rwe ruzangana n'inyenyeri zo hejuru cyangwa umusenyi wo ku nyanja. Ababyumva nganje haleluya. Ababyumva nganje haleluya. Oyo Aburahamu rero agendana n'Imana, Imana ibana nawe. Yasashimwe cyane. Hirya y'Aburahamu tuhabona Abanowa babazi inguge. Haleluya. Hirya yabo tuhabona ba Mose, hari abashumba nagendaruka ba Mose nabo Imana irabahagurutsa mu gihe gikwiriye, Imana irabakoresha. Tugange cyamba nanjye Imana ikagoresha muri iyi myaka. Ura nibare ibintu numva bimba imbaraga, bimba confidence, kumva ngoreshwa n'Uwiteka Imana isumba byose. Amen. Tuvuge ngo amen. Bore ya muri ubu buzima tubayemo hari ibizamura icyubahiro cy'abantu. Amen. Ubaye ufite umuhungu cyangwa se ukaba ufite shete yo gukunda ikora muri imwe mu masosiyete akomeye hano mu Rwanda, za Airtel, Tigo, za MTN, cyangwa se nakabakora muri Burarimwa, hari epfo muri Buraseri, uriya muntu yumva akomeye. Kandi nawe iyo ugendana n'uwo muntu wumva nawe ufite confidence. Kanzwe ngewe ukorera Imana. Ukorera nde? Ukorera nde? Ngewe uwongorera ni Imana isumba byose. Tuvuge ngo amen. Amen. Imana isumba bingahe? Byose. Bingahe? Byose. Tagira ngo wenda mwabi umubare mugari wenda ni ijana, ni igihumbi, ni miliyari, ahubwo ne byose. Tuvuge ngo amen. Amen. Iyo ngendanye n'Imana numva nyikorera. Haleluya. Manumva naye nguba zakubita, manumva naye mirabyo yakubita. Nacandandukanya na Yesu. Muri niyo yavuze ngo ndacanone nda n'ibizaza byandandukanya nane. Ndacanone ndabizaza jazamanya. Oh nabonye kuzibiza yarakunze amuzi yambatishe shumugozi arerwo undorwe. Reka dukomeze. Haleluya. Uyu Yosuwa nawe igihe kigeze aratoranywa. Hari Imana irimo ivugana nawe iramubwira ngo muzakandagira hose nzahabahereza, igihugu cyose muzageramo nzakibahereza. Rongera amubwira ngo kandi ukomere kandi ushikame. Mushumba namwe abakozi b'Imana muri hano, mwawe mwese muri kutwumva. Haleluya. Bundi hari ibintu bitatu Imana itubwira abantu bayo ikagira buri wese. Nawe niba arakubwiye urafite amahirwe muri Kristo Yesu, urafite imigisha muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ndagiye na kimwe Imana yegeze ihagurutsa abantu ngibabwire ngo bagendera, hari imbamba yagiye ibaha. Yesu ashimwe cyane. Imbamba ya mbere iyiguhagurukije abwira ngo cyenda nzabana nawe. Haleluya. Haleluya. Bari kunyumva? Haleluya. Umuntu wese Imana ihagurukije yabwira ngo cyenda nzabana nawe. Umva icya kabiri yongeramo ngo kandi nduti. Haleluya. Umva icya gatatu yongeraho ati kandi ukomere ushikame kuko ndazagusika.
ngiyo jade poshe mani duha. Nibake kubeshe ngo ari umuntu mwiyisi n'abanyumva mu nyumve Imana yagurukije nge banzi bahe modoka nge banze bahe amafaranga ibanzuze konti yabo bebe akapata imyenda reka oya hukirwa ngo nzabana nawe ndoti eyo gende murema hamwe nababwire atatu. Haleluya. Bango genda nzabana nawe ebyo kurya uzabibona imbere ebyo kwambara uzabibona imbere bore kimwe cyose uzakemuza ibibazo uzabisanga he imbere kuko ndabyo Imana ikora nga leta. Amena. Leta ishaka gushyira mu ministry. Haleluya. Irabaza igategura inza zabo igategura ibyasakoso. Haleluya. Igategura imodoka igashyira hariya. Ariko twebwe tuvuga ngo ariko twebwe imbamba Yesu aduha imbamba Imana data wose duha kugira ngo nzabana musumba ngiki kintu kinkomeje muri gutera. Amina. Baririmbye si amafaranga tuvuge ngo amen, si modoka ngiki kintu kinkomeje musumba Yesu ngiki kintu kinkomeje muri rugerero hehe hagana he sinzo umukristo tuzananye wako kivumu ambwira ko yatunyuzaho hari mara avuye kurangura ariko kwepa ngiki kintu kinkomeje harya watwumvise. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngiki kintu kinkomeje ndacende yemwe basenyemo ndacende nuko yambwiye ngo nzabana nawe bivuga ngicombaho cyose azaba yacembi nyiri funga ry'inzenge na za covid n'ayandi hose nabwiye abakristo batugenda ufite ubwoba ntazagaruka gusengana nanjye ariko ushize ubwoba akaba ashize ubwoba muze dusenge kuko mwebintu birimo na risiki ariko nawe ntabwo badukanga ngo dukangike ngo tujye mu bivumo tujye mu bihuru tujye mu rutarure reka iki turimo aho kizicira inzira. Ariko turashimira Yesu ko yaduhagaze. Kongere ngo amena. Ere shamba ndotenye niryo ngendanye naryo imyaka no kwambye ngo ndotenye kandi yemye bakristo muri urugendo rujya mu ijuru ntabwo ari kaburimbo ntabwo ari starabagi. Yesu abivuze ku mugaragaro aravuga ngo iyi nzira ijya mu ijuru irafunganye. Ikoze iki? Irafunganye irimo amahwa irimo imifatango irimo amabuye irimo ibintu byinshi cyane bidukwaza. Mane shimwe cyane ngo ariko inzira ijyana abantu berembukiro ngo nini urebye nda stress zirimo n'igihogere kandi iyo nzira inyuramo abantu benshi cyane. Boni ma umuntu itorero ry'Imana ari Jeshi rwane n'ibihe bibi bikari hungabanya nuko ari inzira ijya mu ijuru. Ni inzira ijya hehe? Ni inzira ijya mu ijuru. Abazageraho haleluya. Bacangana uzagerageza haleluya. Wareye nzira ngece cyeno cyengomeshe bana Imana kandi nshuti z'Imana. Kongere ngo amen. Kongere ngo amena. Burya kuri umurongo wa 9 Imana kubyara Yosuwa wagira ngo mwongeremo akanyabugabo. Haleluya. Imwongeremo akabaraga niyageraho bikomeye yibuke ko yavuze ko Imana izabana nawe. Yibuke ko Imana bugiye kagomba kubashishwa muri byose. Muri bingahe? Muri byose batuvuze twebwe tugakomera, badukomerekeje twe tugakomera, batwanze twe tugakomera, bihe byahindutse bebe twebwe tugakomera. Vuge ngo amen. Kongere ngo amen. Kongere ngo amena. Ngiyo jane poshe Yesu aduha ndacende niyo mpamvu ndego yatubwiye ngo renganiza ikirenge cyawe neza ukandagire muri ayo masezerano Imana yakubwiye.
buriya Imana ivuganira natwe naho izasohoza amasezerano harimo umwanya munini, hari ubutayu, hari imiyaga. Haleluya. Hari imiyaga. Iki yemwe kuva Imana ivuganiye natwe naho izasohoreza iki? Hari iki yemwe? Hari imiyaga, hari ubutayu, hari ibitunaniza. Ariko biba tugiye ngo oya erega sinakure. Amina. Twamaze kumenya neza kuri Imana yendura. None rese nakure kure. Ongere ngo amen. Amen. Ngo amen. Nababwiye ko ndari bubatendere. Twasomya n'igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Hariya mu gice cya mbere twahereye 5. Ere jambo ndotenya cyangwa se wetenya naryo ryagarutse. Imana yarebye Zakariya ubwo yarahera ari gutamba ibitambo byo kosereza Imana byo kubara amahoro. Ariko Zakariya yari yaravuganye n'Imana. Haleluya. Haleluya. Yari yaravuganye n'Imana. Mu gihe bera mu murimo w'Imana arimo kuwukora, naho Imana yebutse dosiye ye. Imana yagiye muri karaseri irareba vuga ati ariko twigeze kwemerera umugabo kwa Zakariya n'umudamu Elizabeth, twigeze kuvugana nabo tubabwira ko tuzabaha abana, none ko tureba amazina yabo yaranditse n'umugore n'umugabo, abana barihe? Mwijuru inama iratera. Mwijuru inama iratera. Nawe mwijuru inama iterana kubwa. Mwijuru bajya bibuka icyo bavuganye na mwene muntu. Wewe wabyibagirwa, nagira icyo ngwemerera ngibagirwa, ariko ntabwo mwijuru bazibagirwa. Amen. Wowe witonde uringanize neza indanga zawe, kuko harabura akanya gato kakandagira mu masezerano. Abakiri hano haleluya. Imana irareba yetegereza mu bitabo ibona n'umugabo bagira urubya ariko rutarasohoka. Elizabeth nawe n'umutware bari baritonze babigumamo, baricarana nk'inyangamugayo. Byatubwiye ngo bari inyangamugayo ngo ariko nta mwana bagira. Nshuti z'Imana, amasezerano ari kuducumuza. Ibyo Imana biri gutinda kuza mu gacumuro, mu gatambiki. Mwibise nagize umugisha wo kuhura n'abantu batandukanye, ariko niba ari abantu ndi gusengera ni abantu barambishwa n'amasezerano. Harimo abo yagiye agusha, hari abandi atepasa ati ngende tegereje ibyo Imana yambwiye, mbonye bitinze ndarakara maze gusambana injuru 3 ndi guhimana n'Imana. Ariko narebye nanone mbona nshobora kubigwamo, none mbabarire Imana, nayo mbabarire Imana, mbabarire. None ngamureba ngabata ariko ntabwo zicyo Imana nacyo. Buri kintu utahindura namba mwe guhangana nacyo, kuko Imana ntihinduka. Kandi ntabwo Imana ikanzwe n'ibyaha byawe, kuko gukiranukane wowe bifitiye iki? Kuko wowe wakiranutse utarakiranutse Imana izaguma yitwa iki? Warihemye ugasambana ni wowe uzaba uri kweca, ariko hari abandi bashimye Imana. Ushobora gupfusha ukarira ukarakarira Imana, Mana bene beke, Mana ko byitwaye gutya, Mana ukimuza urubyaro, ariko Imana izaguma yitwa iki? No mu marira yawe Imana izaguma iri Imana. No mu kababaro kawe Imana izaguma yitwa iki? Niyo mpamvu nakugira inama, niba ushaka kurya neza kimanuka ukagira Imana gutabare vuba, igakuyishima. Ujye kuyishima yabikoze, ujye no kuyishima itarabikora. Mundeze amatwi. Haleluya. Hari nzamuka ngajya ahantu ku musozi, bati Imana ndabine ndi bukubwire nagusabye amafaranga kera, nabishaka uzayazana. Ibyo birakureba, ariko Mana jewe nzamuye kugushimira urukweto naguze. Mana dore naguze n'agapataro keza, Mana ushimye Mana. Mana urera. Haleluya. Mana urera. Ngatangira ngabara mbita amashati 3, Mana ndabigushimiye. Mbita n'inkweto 3, Mana ndabigushimiye. Naguze n'indi ya 4 nshyashya, Mana ndabigushimiye. Mana habe icyubahiro. Haleluya.
Haleluya. Noneho ngamanuka namanuka nzakanga hari ibindi Imana yaremye ngo iga gushima Imana. Mubwire ngo iga gushima Imana. Tuvuge ngo amena. Kongere ngo amena. Murere teraniro harimo abantu Imana igiye guhindurira amateka. Harimo abantu Imana igiye kunyuranya ibihe. Ubundi ngo niyo nyiriki, niyo nyiribihe. Yabishatse wabaho, yabishatse wapfa, kuko upfuye havutse umunani. Nyoko na so bararira, ariko umunani bavutse barajya gutanga amashimwe ku Mana. Haleluya. Twongere ngo amena. Ega rero ko yishema byebose kuko nanjye ndi njyewe. Uzarebe igihe umuntu agushimye kabate wakoze uri mwiza. Haleluya. Uri mwiza ariko Mana uri mwiza we, ariko Mana uri no kubyibuha we. Ati uri umuzungu uvuye i Burayi muri Amerika, wumva nawe ariko umuntu azakorera batadora yo matwi uzumva ko byanye nawe. Nawe rero iyo uramisha Imana, Imana natandagukunda nubwo mfite akajipo kamwe, natamana ndagukunda, nagushimira agakweto kamwe, Imana natawambaye ndagukunda. Ukiga gushima Imana izamanukiremo ibindi. Nawe ndimukarakarira Imana ngo nuko ndakirakora. Ubwo gihumeka ukaba gifite amaso abiri n'amaboko abiri n'amatwi abiri n'ibirenge byo gitambuka, uracyari umunyamahirwe. Vuga ngo ndacyari umunyamahirwe. Vuga ngo amena. Twongere ngo amena. Twongere ngo amena. Njasenga ngo Imana igishoboza nebye kuyishima no mu gihe cy'ibyago. Kuko umva tugendane mpamvu tugiye kwiga gushima Imana. Ushobora gupfusha mama kandi uvuga ko turi mu ndawo zarama ngagwinyoni. Ninde uzarama ngagwinyoni? Ndaravuka rw'inyoni yari ihari. Sibyo se? N'uyu musaza utaravuka rw'inyoni yari iriho. Haleluya. Rw'inyoni mwayisanzeho muzanayisiga. Haleluya. Kandi ubutaka muhafite mujye mubufatariza ko tusubwanyu murabutwijwe igihe gito. Wowe rero gafusha mama cyangwa gafusha undi muntu wawe wa hafi ukarira. Kivovotera ikiyemwe, kivovotera Imana. Ariko rurarupfu rwawe rw'umuntu umwe rufite abantu ngicumi, ruratuma bazamurira Imana amaboko ati Imana ushimwe rwose ushimwe. Amena. Haleluya. Ubwo muntu wa mbere wabiririyemo ku muntu wawe yararwaye umujyana kwa muganga. Ibitaro niba biteje imbere, imiti si yarahombye, ishinga si zarahombye. Aho naha yapfuye. Ahantu ha kabiri barabyungukira. Uratangira utekereze kujya kugura serikeri. Iki uwa serikeri arasema ko atangije business Imana yamuguye kandi aranabisengera. Yarasema Mana umabakiri. Mana umbiki. Nose ni mudapfa abakiriya bazava. Bazavese. None Imana bati umure mwana wanjye business yawe nihaye umugisha n'amaserikeri ndayizamuye. Nuko abantu barya barapfa kuwa gatatu kuwa gatanu kuwa gatandatu. Nagashaka n'abakozi benshi bo gutereteranya mbaho urajyayo ubaze serikeri byuze akaba cyo wagura na 60. Esho mu gitondo azajya mu rusengero ashima Imana, Imana ndagushimira mu mayikiyemwe. Imana ndahawe cyubahiro. Yego. Abantu yo mungu ntabwo ndamwashira ku gasozi ahubwo tujye murembera usanga. Hano sinzi yanya aho herere ngiye byose byo mu rugerero. Ibyamaki by'abatindi babandi babatinda gasana. Ni 60,000 ubu bararizamuye. 100 ngahe? Uwo ni wa wundi bacukura metero imwe kuri imwe n'igice cyangwa ebyiri bakajyana bagatabataba bikarangira. David ariko nyiririmbi arashima Imana ko yabonye iki?
ko yabonye iki cyose suwa gatatu uwa kane haleluya niba ari abantu baramushimye hari abakozi birirwamo hafi 28 kuri 20 abo babonye iki yemwe babonye none se arataha nabari kurya kawunga yo yakuye ku mupfu wawe bose yamuhebye bitanu bye ndarazamura Imana cyubahiro abana basinde barara bari gusura neza urya hasura ngo haza ntibakababeshye kandi nimba ivuga ntawe bitarabaho mwese uko mwicaye aha si byose uwo bitarabaho buriya nawe ntabwo aba ariho biba byamurangiranye bari abana barabahumeka neza bashimira Imana kubw'umupfu wane aho ni aha gatanu ngira hahandi rero bakodesheje amatanga hahandi barakarabira bakanywa agafanta barashimira ikiremwe ese wowe nurira Imana sinzongera no kugusenga nge rwose mwana wanjye namukundaga none dore hariwe urungoreye ibiki irira kawe hari abandi gacumi bari gushimira Imana kubw'umupfu none se 10 niba umwe yagiye batatu mukarira ariko 10 bakaba bagushima Imana inyungiri hehe si muri 10 bangahe niko bimeze haleluya ariko yatubwiye ngo uyu mugabo n'uyu mugore ngo bari kiyemwe nubwo Imana yari itarabahaye urubyaro baricaranye batumva rero umugabo wanjye uwo ni Elizabeth cyangwa abagore ngabo badufasha no mu gihe tutarasubiza atumva umugabo wanjye uko wanzanye ni wowe nzi mu myaka yose twategereje ntabwo nigeze nguciye umugabo ati nanjye madamu wanjye ayo makosa ntabwo nayakora haleluya ntabwo nayakora kuko dore imyaka iratugendanye reka dukomeze twibere inyangamugayo ntacyo Imana tuyishimira amata yaduhaye dufite inka dufite intama dufite imirima ho guhinga kubera leta yaraduhaye umwana ntibiduteranye nayo umugabo babyumva kimwe n'umudamu bashimira Imana inzu yabahaye haleluya bashimira Imana amatungo yabahaye bashimira Imana imirima yabahaye barangije baratuza biyongeramo akanyabugabo umwaka wa 40 urarenga wa 50 urarenga wa 60 urarenga uwa 70 bakenezerewe Imana bakiyikorera tuvuge ngo amen bari gufashwa haleluya ku mwaka wa 70 ngogeze mwijoro inama iraterana kugira ngo barebe ibyiciro bareba abo bantu no mwijoro habagamo ibyiciro muri uyu mwaka tuzi ko tuzagirira neza abantu mwaka ese ubundi byarakozwe byagezweho ntibyagezweho ariko bageze mu gitabo cyangwa se nanditsemo Zakariya na Elizabeth basanga barareba bakoze controle babura abana kwa Elizabeth babura y'abana tuvuga ngo babuze y'abana ishuri rirakangarana uyu muntu biti ko twamubwiye abana none akabana haleluya twamubwiye abana none nabo kandi mw'ijuru tugomba kubahiriza icyo twavuze marayika yihute yagutangura urubyaro kwa Zakariya marayika wihuse nawe abarehuse agiye kwa Zakariya message mubwira ko Zakariya ko yagiye kugicanira mu murimo vuga ngo mu murimo undahaga ubasezerane niho Imana musezeranije ari mu murimo marayika agiye gutanga urubyaro asanga Zakariya ari hehe ari ku ruhimbi nawe Imana cyane ikagusanga mu murimo cyane Imana ikagusanga mu murimo ho yavuganiye nawe hari Imana iza gutabara igasanga baratabanyitse igasanga barakoze iki igasanga baratabanyitse haleluya ariko ugasanga Zakariya ari ku gicaniro arimo kuramya Imana arimo gutambira Yesu aryumva ngamura hejuru ati wowe Zakariya arikanga yikanze ariko
ndakubwira ngo witinya. Haleluya. Witinya, ibyo wasabye byarumviswe. Zakariya asubiza amaso inyuma ati sinasabye iki ko mfite inka, kamfite madamu dukunda nawe, kamfite ibyo kurya, n'icyo nasabye. Urare ibintu dusenyera tukibagirwa, hari n'Imana tubwira tukibagirwa, akishura ndabwirira byibagirwa. Tuvuge ngo amen. Akishura igibagiye cyo ryakubwiye. Niba ari Imana kikubwiye, witinya. Biranuze ngo witinya. Twavuga ngo witinya. Bana b'Imana kandi sote zima. Zakariya ashaka gushidikanyamo. Barakamubwira ngo ya witinya, dore ibyo wasabye byarumviswe. Zakariya tumva wa Mana we, ko nzanze mu murimo, ibyo urubyaro ko nari ndakibyibuka, ko nari naranyuzwa n'ukundi, Mana bugaruye ni ibiki? Hari igihe Imana ivugana nawe ikongera ikavuga, kandi kizakumenyesha ko hari Imana ivuga ikongera ikavuga, ntukivuga rimwe, ikaza ikavuga bwa kabiri, ikaza ikavuga bwa gatatu, ikagaruka bwa kane. Ibyo ntabwo nsoma se kuvugana nayo, ariko defonota lege icy'ingenzi kimwe no kware igitondo Imana izakura mu mvugo igashyira mu bikorwa. Hari igihe izakura mu magambo igashyira mu bikorwa icyo yavuganye nawe. Vuga ngo nanjye. Zakariya kuko byari byaramuvuyemo, yarabyibagiwe, yarashimiye Imana ugejeje iri gukora, asigane na marayika tuma tugendane. Madamu wanjye ibimenyetso byo kubyara by'abakobwa ntabyo akigana, kandi nanjye nisaziye ntabwo nashobora kurira abana. Wapi ibi wabireka ubizanye, ariko kuko ijuru ryabivuze. Tuvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Kuko ijuru ryabivuze, ntakibibuza, ntakizabisubizayo, ntakizabikwima. Ijuru ryarabivuze. Ngira ngo ijuru ryarabivuze. Bari kunyumva haleluya. Abo yavuganye nabo haleluya. Ijuru ryarabivuze. Mareka namubwira ati reka da, reka gushidikanya, kuko dore umudamu wa Elizabeth aje kuza kubyarira umuhungu, kandi uyo muhungu Imana itanga n'amazina, kandi uyo muhungu uzamwita Elizabeth. Bamuzamwita Yohana. Zamwita Yohana, kandi uyo Yohana Imana itangira imuvugaho atanaraba n'urusoro, ataraba n'iki, ataraba n'iki. Yohana Imana itangira imuvugaho, azaba iki n'iki, azaba iki n'iki, azaba iki n'iki, azaba iki n'iki. Kugira ngo nanjye Imana yavuzeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Zakariya ntiyabishikira ko Imana yari yarimubwiye kenshi, kangahe ati wapi ni ibisanzwe. Ariko mareka abonye ko Zakariya atari kubishiraho, tubure nanjye ndi intumwa y'Imana, nanjye natume kuko ushatse kumbinga, nanjye ndaguha igihereza igihano, ndaguha igihano, ndaguha igihano. Ibi wanze kwemera ukabegera imikino, here none urabikiraki. Ururimi rwawe ruragoga kugeza ibyo ngugiye uzabibona n'amaso yawe. Zakariya ati kazi kawe, mvugo yawe nayimenyereye. Wa Mana we, ntacyo twari tugipfa, ubimenye umurimo wanjye ngurimo, yewe nzawukurwamo n'umwuka wa nyuma banshyingwe, hari ikibindi. Ariko kuko Imana yabivuze, haleluya. Haleluya. Ariko kuko Imana yabivuze, wewe wabyemera utabyemera, icyo Imana yavuze izagisohoza. Haleluya. Yemwe bagu wabyemera utabyemera, icyo Imana yavuze izagisohoza. Icyo Imana yavuze izagisohoza. Icyo Imana yavuze izagisohoza. Icyo Imana yavuze izagisohoza. Bari kumva haleluya. Zakariya arataha. Vuga ngo arataha. Ageze wararyama atari na none biremera. Elizabeth noneho imyaka yose 90 noneho asaba inda biremera. Haleluya. Noneho inda yemera kujamo. Bone nyababyeyi yariha. Buri kimwe cyose
kimufasha ngo byaratwite byarebera ariko byari byaranze kuko ntabwo Imana yari iragira mu gihe cyayo. Tuvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Twongere ngo amen. Echami Imana ikagurisha urukundo ugomba kumera amasezerano yaso. Tuvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Zakariya arataha, amaze gutaha noneho abantu bari bamutegereje ngo bahereze amakuru y'ibyo Imana yamubwiye. Uruhere na kera kose abantu bakundaga kuvugana n'Imana. Buriya abantu bava mu madini batavugana n'Imana, abo bantu baragatoye. Sinzi ijuru barimo, sinzi inzira barimo, ariko twebwe iyo aduhaye ururimi ngo turuvugishe nayo irarufite kandi iravuga. Bari kunyumva haleluya, bari kunyumva haleluya. Iyo aduhaye akanwa ngo tugakoreshe nayo, kuko ntabwo dusenga byangombe, ariko za byangombe nazo zaravugaga. Sibyo mu papa wanjye hari igihe ntabwo zavugaga, none za byangombe zavuga na za biheko. Imana data wa twese urema si haleluya. Niba biheko ivuga turi kugendana na byangombe Imana yakureka. Haleluya. Ikirebaho igapfumura hano ku tuntu igashyira utuntu tubiri ngo tuno ikatwita amaso. Haleluya. Kava ngo uyu muntu azakena no guhumeka ikarema n'utuntu ikatuguhereza. Haleluya. Atari ko uyu muntu ndemye azakena no kumva ibiri hirya ye ikamadika tuno tuntu batatu tuki yano na matwi. Haleluya. Dongo irabatereka dore umuntu yakicwa n'imbeho, reka nzendereho n'ututu ngiye natwo tugenda tugabanuka, ariko haleluya tuno tuntu tw'imitsi kugira ngo utazagira imbeho. Haleluya. Dongo Imana iguha buri kimwe cyose, buri kimwe. Haleluya. Haleluya. Yaba uyu muntu azakenera kurya najya rero imigizira inyamanyama ntabwo byaka kuko itera amamenyo kugira ngo duhekenyana ya myumbati ya hano duhekenyagura wumve ibintu bimeze neza. Imana yacu iravuga. Haleluya. 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 Ngo areke marayika yereza Zakariya igihano ngo tuzakora iki? Kiriya gihano ntabwo Imana yari yagutumye marayika. Oya, ni agaceregeshwa marayika we yongereye. Bivuga ngo natwe mbe mushumba, iyo turi muri autorite y'Imana natwe hari ibyo dutegeka. Tuvuge ngo amen. Twongere ngo amen. Iyo turi muri autorite y'Imana hari ibyo dutegeka. Mana ishimwe cyane. Kera kose nkiri n'umwana mu gusenga nubahaga umuyobozi wanjye nganga ko yandakariye, kuko yakurakariye nawe akakuvuma wavumika, ariko yavuze ngo uri umunyamugisha akagushima. Haleluya. Haleluya. Umugisha wawe ubona. Munsi umwe Eliya yabyutse nabi, ariko mbivuga abyuka yarakariye igihugu cyose, apana akagari, apana umuyuko, igihugu. Imana itabimutumye ahagarara muri autorite y'Imana ngo shinge kuko ndi umukozi w'Imana. Ibindi abantu bari kwigira ibisambanye byabaye byinshi, ubusinzi bwagwiriye, bari kubiterwa n'ibitoke biri kwera bagakama inzoga bakanya amasaka ya kera. Burya abantu bahaze 70% bajya mu byaha. 70% bajya kuko nababwira uko ntabwo waba waburaye ngo bane imbaraga zikujyana mu byaha. Wapi arebye abona igihugu cyose kirarenzwe, bari gukena n'umurengwe, baradamaraye, byaha byagwiriye, bango shengiye. Haleluya. Shengiye kuri autorite indimo, arabyuka mu gitondo yerekeza ibwami. Yerekeza he?
avuga ngo nyakubahwa aha mwaramutse nzanywe no kubaha ibihano. uri Amerika uri ntuzi ariko ati shingiye ku bintu biri hano n'iki gihugu ndabitegetse ndamvu zongera kugwa muri iki gihugu. Batari ko murakabyaga tuzi kuri umukozi wawe mu muhanuzi, ariko none hari ibyo toshyikira, hari ibyo imvura se ni wowe uyigusha. Nose wayipimye uri meteorology warebye iki? Eliya ngo ngo yari umugabo mugufi. Haleluya. Ndamurebye atata koko niyo naba muremure byibuze tubaye natwibye ko wabaye muremure ukarebayo, none uri mugufi. Imvura wayigarito ati tena kugasuzugura ukomaze kumusuzugura ati ya imvura izahagarara ko nikime cy'amatongo ya Nazariga naco ndagihagaritse. Ibyo kimase ni wo tomba kiza ugihagaritse ngande yati mureke imanukire kandi bazi ndakinde wonyategana yati sawa yari imanukire. Haleluya. Aha babigira iki? Arigeze mikino abona ukoze kwa mbere, abona ukoze kwa kabiri, abona kwa gatatu, abona kwa kane, abona kwa gatanu. Cyo bya bintu menya aribyo. Haleluya. Mwaka urashize ariko hari umugabo washarangira ibi ko wasanga aribyo byabaye hamwe, none abantu baneza bikaba yabishe. Haleluya. Kabigiye kubatsinda n'imyaka ikaba ya imisozi yumagatanye ndaga amatungo kibona ubwatsi. Mujye gushaka Eliya bintu bimubaza. Imana ibonye ko Eliya ibwami bazamugwa nabi, nafata umbarasha ibyo yavuze ntabwo nari nabi gutumye, ariko kuko wavuze ibyo nanjye nari nshaka kumva nakora ndagushigikiye. Haleluya. Kuko wowe inyurire hano jya muri rasha ririmo akagezi kitwa Kirete, uzajya unywa amazi yako, ibindi uzabimbaza, ariko ubuhungiye hariya kugira ngo ibwami batakugwa nabi. Imana igire mu buhungiro. Twongere ngo amen. Imana igire mu kiyemwe, Imana igire mu buhungiro. Eliya aragendera mu ishyamba, igihugu cyose baramushaka, bandikizane ko mu turere. Eliya arabura kandi ari mu gihugu, bamushakira mu gihugu ndi bamuna kandi akirimo, akajyanwa ku mazi bwagoro akabona ibikwana biraza bikamugaburira. Iryo soba riragenda rya ku mwaka wa kabiri. Mu mwaka wa gatatu kakagazi ka Eliya nako karakamabitenda ndamvura yari kigwa mu gihugu, isoko yaho kavomaga nayo irakamuka. Eliya nawe inyota iramwataka, kandi inyota iramwataka. Hagati aho ndabindi yongeye kubwira Imana ko yasezabwe abo tukugeza igihe nzabishakira, kugeza igihe. Imana nayo iratuza ati ubavuze kugeza igihe uzabishakira. Na n'uyu munsi yobaye Eliya atarabishaka, natwe ndamvura tubafite dupepera Imana ko Eliya yabishatse, tukaba tugomba kuba n'ijuru. Abakiri hano haleluya, haleluya. Eliya yihangana amezi atatu, amezi ane, abonye akagezi n'icondo cyaka, ariko ry'imitsima yiza ngo arebe kwane kamurika. Arataye abatariko oke abantu mu gihugu bamaze kumva uko byagenda kose basubiye ku murongo. Reka nzubire mu gihugu kwanza, tujye ngo amen. Kaza nzubire mu gihugu kuva uyu munsi, nzubire mu gihugu mfite confidence, mbamagara umwami n'abandi bahasi n'Abisiraheli n'abisi barakubiswe, duhitemo niba ari Bayali bamuyoboke, ariko niba ari Uwiteka bahitamo kumwubaha abagoshiriza imvugo. Amen. Abari hano haleluya. Imana iramureka batereye wowe gahunda yawe yahuye nuko nanjye nshaka. Icyo tuzategeka nzagikora. Kongere ngo amen. Kongere ngo amen. Kongere ngo amen. Abaruse cyane asubira mu gihugu, asubira mu gihugu akubitana n'umukecuru nawe akiranuka. Yego. Aratangira musaba ku mazi, mukecuru amubonera amazi. Eliya bati none se oya ntabwo ndanywa amazi gusa, ahubwo niba hari n'ibyo kurya.
nabyo mbereza kenshi urabaza koko uyu muntu uko angoye cy'umuntu arangoye amazi mana ya nansiganye duke none uriya hariya amazi iri cupa wariho waritanga bakaguha inka yose kuko inka ntacyo yari imaze cyari gifite agaciro n'ikintu none umuntu araje aturutse hirya iyo timba amazi uriya mubyeyi yihanganiye ibigeragezo yihanganiye ibyamugerageje haleluya arangije yihanganira ku mazi hirya y'amazi batekana n'agafu kari gahari Eliya aryaho Eliya amaze kureba uyu muntu mbaye amazi mu bihe ngibi akaba ibyo kurya mu bihe ngibi nanjye kanatira umugisha kuri babati ye mubyeyi igiseke cyawe kizahoremo ibyo kurya kandi agacuma kawe kazahoremo amazi haleluya umuntu wakize inzara bwa mbere ni uriya mupfakazi wakiriye Eliya tuvuge ngo amen Eliya ngo abayeho akajya ajya kwa ku gatsima nawe yategetse nawe uriya mubyeyi nawe akabyungukiramo agiye kiragera yandikira ibwami baraterana vuga ngo baraterana bamaze guterana rero Eliya agaragaza imana ya Isiraheli tuvuge ngo amen agaragaza imana yandi agaragaza imana ya Isiraheli abantu bemera imana imvura iragwa ibintu bimera neza kuko Eliya yongeye kubitegeka kongere ngo amen kongere ngo amen jambo rikomoye kuri marayika yahanye Zakariya ibihano vango nubwo imana itabidumye ariko nabiguhaye bakoze imana mujye mutegeka mujye mukora iki mujye mutegeka tuvuge ngo amen twongere ngo amen mbere usana muri za Bugesera imana irangoresha imana ingoresheje haleluya mwana ufite imyaka 3 arwaye gusa ngo uburwayi bw'imyaka 3 yamaranye imyaka 3 ariko nuko by'imyaka 17 18 ajya kwishora agapfa ibintu bigakomera mana nangoresha ngezeyo ndasenga haleluya ndasenga bone ibintu biremeye Yesu ashima cyane twongere ngo amen utarahagurukaga arahaguruka warumeza amezi 2 atajya ku ishuri aheruka yoroye buto agiyeyo apfirayo baza bamuhetse bana b'Imana uri yagiye mukinisha satani arahari kugenda satani arahari ariko ntugahure nawe ndavuze ngo ntugahure ko hari abahuye nawe abaca amatwi abahuye nabo bakuramo inzara abakuramo iki satani ajya kuramo n'amenyo gasanga ingumi igana na nusa yahuye na satani yirandura amenyo urumvise ariko muzando satani arandura amenyo ni mutubari kubita icupa ry'amenyo kayacira uwo ninde ariko imana yacu haleluya nuka gakobwa satani agakuramo inzara z'amano inzara z'indoke aragenda aragahindanya akaba kabi namugeze mbonye uburyo numva ndakare satani nanjye nsenga ndibwifura bati satani cyane gukura amenyo nanjye ndakwica yeye nguramo ikote shira hariya kubita isengesho mbanya bitari gukone nguramo n'agashate nshira hariya mbanya bitari gukone nguramo umva nsigarana isengeri iragenda amazi wari wandekariye akura hibase umva nirukana abategura buri gace kagira amadayimoni yawe biba bigusaba kumenya metode zose kuko hano se muza abarangi ariko hiriya abarangi barahari abare n'abadayimoni baho hari n'abapfumu baho ninjira mu kirere mukobwa ndamuzana mukura mu barangi mukura mu bapfumu biyo ayigiye kubona mbona ari ikindi kintu kiri kumuvamo cyari cyaramubase mbona kirero kanze mbona agakobwa kari mu ngoma mbona
bonya ndebye n'abatima rushimye nakuruta ngo isengesho nasanze nk'amasaha ng'atanu. Haleluya. Abonye narakaye bararyamana kona nabasigaye dayimoni namubonye ndahagarana ayinjira mwobo ndamwinjira yinjira ku rusenge ndamumanura yinjira mu kirere ndamumanura ngobetana nawe mukobwa areguka nono arishagwa. Haleluya. Bamuhaji aranywa mu byo kurya ararya gitondo ava ku gisasiro atahagurukagaho arigenza. Haleluya. Ndashimira Imana numfasha duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. None sebye abana b'Imana hari hasigaje ibyumweru nga 2 bagakura turokome yigaga mu 3 segonde. Turashimira Imana ko yagiye gukora kurenza nubwo atisa neza ariko ko yari yarize hagati kandi yakunda gisuri ariko yaragiye kura turoko ariko ageraga ku isuri ku isomo rya mbere rya kabiri ndandumva bagacura umuraba akura turoko meneza hafi icyumweru cyose arangije arataha. Uyu munsi bari kundira faranga ari gutekeranya ari kujya kuvomera nyine ari gukora akazi ka mama w'umuntu mirose agakora kwikwa nyuma gatore bamamagara batumva leta yagenda naje sinarya. Haleluya. Cyagenda naje sinarya nendo masengesha ariko ni ingaruka hondi kurya mushaka ingoko nziza. Yes, mushaka ingoko nziza rwose mushaka umuzi kwiteka ndago ndya isosi y'ingoko wapi. Haleluya. Hakundo waitaki kawangi okeshe. Amina. Hato yake mwikwa isosi muwe mwakaza na kari wa kunusa. Nikurire wita ko munyene ko. Mudarije kigera. Haleluya. Ugategeka kubyibavu. Sibyo mushumba. Ugategeka kubyiki? Kubyima. Kuko uri muri authority. Wabonye ikimana yakoze. Ora urashinyira nawe ugakora ikiyeme ugategeka. Abakiri kunyumva haleluya. Abakiri kunyumva haleluya. Indego yatubwiye ngo ringanisa ikirenge cyawe neza uhagarare wenzira mu masezerano. Tuvuge ngo amen. Kongere ngo amen. Marayika yarategetse birakunda. Chakora Zakariya n'ababyungukiramo babona inda irimo gukura uko cyane uko bwije ngo babanje kwihisha bigendanye n'imyaka bafite. Igihe kigeze afata ubundi yari yarabitubwiye nta n'impamvu yo kubihisha. Haleluya. Kandi koko biratangaje. Tuvugane ngo amen. Hano muri Kigali hano umukobwa w'imyaka 30 arasenga no mbangoze ku mutima. Ambaze ku mutima nanjye mfata ibindi byemeza ariko mu gusenga. Vuga ngo mu gusenga. Afite imyaka 36. Yarasenga arizamura tumba mana. Njyewe igihe cyacu kurama n'ibikiriho. Sara yabyaye afite 90. None se njyewe nzagira 90. Tutari kumva umugabo kare. Tutari kumva umugabo kare ngo 30 hari kubura indahe ngo njure. Uyu munsi ikinyejana turabara gucura kuri 40 wari yanaza 45. None ndagurusha numva angoze kumura bateko komana ubundi uyu mukobwa buri umugabo ngandi. Abo umugabo ngandi nane bati wa mana nanjye nutama umugabo. Ngiye ku umugabo. Haleluya. Kumba mfumba. Shangembo umugabo mana ni bunane kumumuha. Haleluya. Mbete bikoresho byose. Mana umukobwa. Oyo mukobwa nanjye ndagusabye umugabo. Nano tamumuha. Twihaye amezi. Haleluya. Kuko njyewe ndiwe
note mumuha rero ibyo ashaka nzabimuha wamana ubimenye nawe. Kumva twamanutse ku musozi twarakaye, twakoze iki? Twarakamba, twarakaye, twakoze iki? Kuko umukobwa ari kubarira ku myaka ingahe, bikaba birarangiye. Ariko icyo mbibabwiriye bino, haleluya, Elizabeti na Zakariya bari bazi ko byarangiye. Ko byakoze iki? Byarangiye. Abandi yavuze ngo ni Imana inyuranya, haleluya, ni Imana ihindura ibihe. Uravuga ngo erega sinakurekura, yafata 36 akasoza kuri 25, haleluya, cyangwa ko ari Imana ihindura ibihe ikamuha umugabo mu myaka 38, haleluya, agahita abyaramo babiri, bwa mbere babiri, akabyara bwa kabiri babiri, akabageze bane, akabananyije nawe wowe uri hano, haleluya. So ufite abana se akabamuranganije, akabageza umugabo n'abana bangahe mu matora ngahe. Nibwo Imana ikora. Makiri ko nyumva, twongere ngo amena, twongere ngo amena. Mureke ngane ku musozo bana b'Imana, ariko ni Imana inyurana ibihe. Erenganize neza, urenganize intambwe zawe neza, haleluya, kuko ugiye gukandagira mu masezerano. Rinda ikirenge cyawe neza, umenye aho ugikandagiza ahari. Kuki amasezerano yenda gusohora, Satani nawe ateraga urujijo. Rimwe na rimwe ugafata ikitari cyo, ugafata, ariko ringaniza intambwe zawe. Abakiri kunyumva, haleluya, ikirenge cyawe gikandagiza aho Imana yavuze. Aho Imana yakoze iki? Ukiringanize neza. Nukandagira aho Imana yavuze, ukaba muri perezanse y'Imana, uzategeka bizakumvisha. Abakiri kunyumva, haleluya, abakiri kunyumva, haleluya, abakiri kunyumva, haleluya. Mbona nikore mw'abantu bamaze mesi barwaye, ariko mbonye marayika amanuye defogo tabona bimere grado taya, amanuye imiti. Vuga ngo ndakiza uhereye no icyambo kabishikira. Vuga ngo ndakiza uhereye. Imana nagukije. Vuga ngo amen. Imana nagukije. Hari abantu Imana ihinduriye amazina, hari abantu Imana ihinduriye amateka, hari abantu Imana ihinduriye amayira, haleluya. Nimvuga amayira, hari utuyira tudusesero twekiyemo, tudusesero. Tuvuge ngo amen. Twekiyemo. Buriya iyo Imana ihinduye amayira, haba hari amayira Imana igukuyemo, haba hari n'andi Imana igusizemo. Amayira y'amadeni Imana ibiyagukuye, kuko ibigushyira mu yo kwishyura kashi. Hari n'ahantu utanyura bitewe n'uko wambaye, bitewe n'uko ukoze iki. Hari nandi Kigali umuganda rusange wumvatirayo, haleluya, mva hano narindi shaka kwigira ahantu ku musozi gusenga. Namutse nsanga Kigali yose imodoka nigiye n'abantu bemana. Polisi yo guhagarika abantu abonye uburyo nambaye ikoti ritambuka, ati pastor wowe wasugiye hehe? Pastor yari mu mutima binyanditseho, ariko uko nambaye iciyemwe, kuko nambaye ka ambatiza ndemwe. Pastor wowe ugiye he? Ati ngiye gusenga nuko nacerewe. Ati ngo ngaho basibute. Ariko abandi bose bari kubafata bagakora iciyemwe. Ngiye gusenga ari ku isabato, tumunye sabato, si byose. Nari ngiye hewe, ngiye mu isabato, turugana, najyana hano ndisenga. Ejo bundi muri kiriya cyumweru nambaye ikoti yanjye n'agakoto kanjye n'agahanaguye neza ndatambuka, haleluya. Ngore kiyemwe, turi mu bukwe, turi hehe? Turi mu bukwe, protokole zishinzwe kwicaza zindebye ngiye narekere nyuma, ariko zirabagurutsa zinjyana hafi y'umusaza washyitiye, haleluya, hafi ya nemwe
hafi y'umusaza washingiye yicara nga hano harengamo umwe nanjye nishatse ise w'uyu mukobwa ndandiko nari na se wabo ko nari na mubyara we uyu muntu ko ashaka no kubarambagurutsa ubeza ariko hako nanjye nirebye nigirira ikiza bafite icyo bashingiyeho bahanyicaza nanjye ndicarana ndaryama ngo neza ifanta ya mbere kangera yewe umva tujyana naro yaneye byo kurya mbere ya se w'umukobwa. Haleluya, haleluya. Kuko twagurise ku murongo turi kujya kuri bifu. Amen, amen. Nanjye njya ku ngoko nziza no ku nyama nziza. Hari abandi barihindura amateka. Tuvuge ngo amen. Haleluya, haleluya. Eye Imana ihindura amateka ibiri gusa. Kandi bana b'Imana Imana yaguhaye kurya jya wambara. Mureke dusoze. Haleluya. Mureke dusoze dusenga Imana. Ndabahagurutsa ndagira ngo dusenge bahagurukije. Haleluya. Ufite ikikugoye, ufite ikintu kiguhangayikishije, ufite ikintu kigutera ubwoba. Haleluya. Ufite ikintu wasengeye ariko ukabona ndanze. Tugiye kunyeganyeza yeri. Kunyeganyeza iki? Kunyeganyeza iki? Kandi mwerekeraniro Yeriko ziratandukanye. Haleluya. Yeriko ya pastor itandukanye n'iyawe. Yeriko itandukanye n'uwa muhagararanye ufite Yeriko yawe. Yeriko we nzakubona uri